kubera ikinyejana turimo cy'abakobwa beza, abahungu imifuka yabo ikomeje kujya mu kangaratete, barimo barasubira ku isuku umusubirizo. Amafaranga yose bakoreye arimo aramarwa n'abakobwa beza. Interuro ivuga ngo niba udafite amafaranga aba bakobwa beza urabashaka iki ko n'undi nta bushoboye? Niba uzi neza ko urukundo rwawe nta mafaranga arimo, wakigire mu by'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa ukajya gukora indi mirimo itandukanye y'uburetwa, ukareka kuza gukomeza wirukansa abana b'abandi ubasaza nta n'ikintu wabamarira. Akimumwenyuriye akamusekera akazamura ibitsike gatoya nk'umubwira ngo ngwino hano, akamureba icyoroshye, akaruma iminwa ho gatoya, umuhungu ahita acika intege agatangira gufata ibyemezo byo gukora ishoboka byose kugira ngo avugishe uwo mukobwa. Nibamara kuvugana atangire gupanga imishyikirano yo kumutereta. Rimwe na rimwe bamwe ngo bahita bafatiraho n'imyanzuro yo kumva bashinga ingo, nyamara kandi ngo abakobwa b'uyu munsi nabo bamaze gufata icyemezo cy'uko byanze bikunze ari ukuvugana umuha amafaranga gusa akigendera. Mpereza amafaranga nikomereze, cyangwa se nkinjire nyagukureho ku neza nkusige iheruheru. Ugize Imana nibura wacyura umunyu wawe atarakwita imbwa. Ikibazo ni kimwe, ubu koko ni gute twisanze ahantu?